hagira undi witegura azajye i Cairo. Cairo mbona mu bavuga mwese muhati Cairo nzajya ariko oya Oya azajyayo kare amaye azajyayo nkaho ariko nka SKF ndamutse mvuze amakuru namenye tuzohereze Lorenzo namenye kwa gatandatu Lorenzo kuri hafi yayo oya ntabwo ndi hafi yayo kwa gatandatu nabwijwe ukuri namenye ukuri amaso yanjye yabonye umucyo nta nubwo nzigera mba hafi yayo rwose ubwijwe ukuri nande amakuru namenye kwa gatandatu ndi kumwe na Rikari na Baruvuyanga n'ibindi Rikari apera yirimo ewa agiye gukorerwa icyo bita intronisation nshya agiye kongera kwimikwa kare kwa gatatu nzaguha breaking news iyo nkuru ntuyirusha Karenzi abari Kari na Bajangwa ari nabande bayiri hafi bari mu bintu bagarutse mu bintu byabo ariko dushimira ubuyobozi bwa APR ko ibintu bari kubitunganya neza ko ubuvugizi twakoze babwumvishe ubuvugizi Rikari yakoze anabwikorera nawe ubwe shimire Piano APR ni umubyeyi oya Karenzi ohereza Lorenzo Cairo Lorenzo nka SK ikohereza reka twebwe nta kibazo uragikaira Cairo mbakohereza ngurire tikendege mu bukingire hotel nzagende rwose ikibazo se ndi prive n'umunyamakuru ntadepanda kuri equipe nzajyayo cyangwa PR niba nshaka yandika isaba SK bandika email basaba SK uratinya gufunga bandika email bansaba bereka hotel icyumba cya hotel kibukinze tikend ibintu byose ubu butumwa bugere kuri sinzi njya kuri banki ngo kwishura tike haki oya nta muntu yoreje ubutumwa yekuba nka mwana umuhungu nabonye kuri YouTube ngo akakantu mugakate mugahe president mwayibonye namwe neze baravuga president wa republika kuri WhatsApp ngo mugakate mugahe president influencer bacu ni itangaza ngo mugakate mukambere president w'igihugu oya nta muntu maye butumwa ariko APR niba nshaka ko nyerekeza ibuking ibintu byose ku buryo ntazajya kugura tike nta kintu nzafata mu ntoki reka nkorohereze ntago igushaka ni SKF igushaka nari mbizi ni SKF igushaka mu clearing rero wowe SK irakohereza Cairo mu clearing ibintu byose ariko nanjye wajya mu ndege ko maze imyaka myinshi wase waje ubasanga kare mukanya navuganaga wasanga APR kunsabye ugatambika intingu ugenda na HR Tanzania ndamanuka ryari Tanzania ndamanuka binduze itike y'indege ni kwa gatanu ndahinduza kabiri kwa kane ni kwa gatanu ubu sinagiye kuwa kare sinamanuka kwa kane akazungu yagiye nawe ugende Nerva arimo aritegura kugenda ajye Tanzania none se oya uzagenda kwa gatanu ni kwa gatanu Rwanda yo kwa gatanu saa 8 hayo iri kwa kane oya have turabireba ubundi se uragiye gukora iki wanje ngomba kujya kusogeza ngomba kujya kureba ngomba kujya kureba Reyo ikuramo Singida ko mfite icyizere ko amateka ashobora kuba abafana ba APR ngo APR ntabwo gushaka kandi biri seri arufana wa APR wamaye ubutumwa by the way ntabwo ndi umuvuga izina ariko yamaye ubutumwa ngomba kugeza ku bareyo abazajya muri Tanzania byumwihariko abazajyana n'ikipe muri rusange ejo bundi yari muri Tanzania Kabanga yavuze ko ari 5 ejo bundi yari ari muri Tanzania muri Sekafa umufana uvuye muri Sekafa turabaza wazanye n'abantu bo muri Singida turabazi Reyo mugomba kugira abantu abo bita abagombozi kuko ngo uburozi buzavuza ubuhuha ngo Tanzania amakipe ari koroga bitavugwa na APR barayiro zirabusimbuka muri Sekafa yarabusimbutse kandi yaratsinze yarabuteguye bwa KMC kuri KMC numva kuri KMC muri demi finale ngo barayiro zirabutegura Tanzania amakipe ngo ari koroga bitabaho ngo Reyo bisi muzagendamo
ni ukubanza kuyiceka no gushaka umuganga akabanza akayigangaho. reka njye narabibabwiye bazabaroga bitabaho gukina na zamu. ibyo n'uruca abana ngo barakamiye bakarenze numva ntibabyumva bafashe bisi bayikubitamo ibintu by'imyuka ewana ngo mugeramo mukabihumeka mugahita muhera murasinzira muri ya masaha yo kujya kuri match. ubuse uribwira ko reyo ejo bundi yari kifu wawazi cyamanutse Kizimbabwe yamanutse Kizimbabwe nibwo nabona rero imanuka Kizimbabwe abasifuzi b'abanyasomaliya barayibye Rayon Sports ibwira imurugo amatara yaka nibwo bwa mbere nabona reyo yibirwa mu rugo yamanutse Kizimbabwe ibyo bitabaho turabigeraho operasiyo murayishaka iki rwose nibwo bwa mbere nabona reyo yibirwa mu rugo turayishaka operasiyo murayishaka turayishaka pe yamanutse Kizimbabwe n'umugizi isoni bega basifuzi ku buryo mani bawuco bakubitaga abantu nk'abari kubita abana babo azi neza ko nta karita bari umuhe. hari abakinnyi nka babiri batagomba kurangiza iya match bari bameze nk'abafite rwose icyizere cyane bavuye bati mukora ibyo mushaka. ariya nibwo nahise mvuga ati iyi kipe iraburamo abantu cyane nta bantu ifite pe abanyamupira Rayon isigaye imeze nka polisi. Rero ni polisi iramanuka Kizimbabwe igiye gukina match nk'iriya murera we ubwoba bwanyishe murera byagezeho umunyasomaliya amaze iminsi 3 i Kigali akakwibira mu rugo kuriya murera ewa. reka tubanze duhere ku myinjirize. Ari ifoto ngomba kubanza guha magnifique. Ni ifoto ya postinzwe na Sadate kuri X. Ifoto rwose nayo yanteye kwibaza byinshi. Ukabishywa muganire yaramanutse Kizimbabwe magnifique utwereka iyo foto. Ifoto Sadate yashyize kuri Twitter ashiraho nandi ariko niyo yabanje bwa mbere. Ifoto kandi ntabwo ayirimo. Hari message yatangaga. Yari muri mu buryo bwa code atigeze adekoda ariko birebye neza urayibona. Bwana Sadate Munyakazi uko intebe yambaye ubusa niko Rayon Sports ari yambaye ubusa kuri iyi match. Iyi foto Sadate yamfoto yaposite kuri Twitter iyi niyo yabanje kandi ntabwo ayirimo mukurikire neza. Iyi ni message dukeneye ku decrypta kare ku decrypta. Murareba President Tade yicaranye na Bwana Richard Mugisha. Uyu ni vice president ushinzwe bya technique muri Ferwafa, vice president wa kabiri ushinzwe bya technique muri Ferwafa. Hagati ya President Tade na president na vice president Richard harimo intebe itarigeze yicarwamo n'umuntu n'umwe muri match. Uzuminze neza urabona ko iriya ntebe ari y'umubyeyi. Byanditseho se handitseho President Muvunyi. Uzuminze nyine nashaka zoominge yongeraga kubita mukazuminza agashira mu tunuza President Muvunyi. Uko niko bagiye balebolinga intebe z'abanyacyubahiro muri stade. Cyane cyane abatumirwa n'abaguza amatike birumvikana 200. Hano ni muri 200. Kanya turinjira wenda kumyinjiriza n'uburyo protocol yari iteguye abantu bitwa bamushimire byari ku rundi rwego turabijyamo neza. Imitegurire ya match day cyo bita match day program cyane byari top. Cyo bita gutegura aho Rayon ntihigwa byari top. Protocol yari top. Hari undi buze kubanenga ndibuze kubaho ukuri ariko iyi ntebe uko yambaye ubusarikari ntabwo ari ibintu byiza. Ntabwo ari ibintu byiza umuyobozi w'icyubahiro cyangwa se chairman. Kwanza tunabivuga nabi ko nigeze kubona aho yasinyeje ubundi ku itangazo Karenzi twasomye ry'inteko yohereje mu nteko rusange. Message ya Muvunyi naho naboneye titre ya nyayo niko mukwiye kujya muvuga. Ni chairman wa board ya association Rayon Sports. Niyo titre ya Muvunyi muri Rayon Sports. Chairman wa board ya association Rayon Sports. Niyo titre ye. Si byo se nyine urumva hari mvano bagifitemo do confusion ngo perezida w'urwego rw'ikirenga ngo organe supreme n'ibiki. Ni chairman wa ntabwo ari perezida, chairman wa board ya association Rayon Sports. Ntabwo rero yarebye iyi match. Ntabwo yarebye iyi match baramutumiye ntiyaboneka.
usibye contribution ya prime bambwiye ko yatanze 500 ariko ntabwo yigeze ngo yarahuze cyane ku buryo atigeze aboneka ku myitozo se muri gusura abakinnyi muri camp ntabwo Muvunyi yigeze aboneka. Ntekereza ko ni ikintu cyari notable cyane mu bayobozi ba Rayon Sport urebye hafi ya bose bazwi ni utarabonetse mu mitegurire y'iyi match cyane nyine présence physique ntabwo yabonetse. Ira ntebe murabona ko ari vacant. Sinzi icyo twabivugaho ariko njya ntabwo nabikunze. Bogre malgré afite gahunda yarimo maybe zikomeye ahari ariko yarakwiye kuboneka kuri match. washakaga ko ajya he muri stade? Yagomba kujya muri stade obviously no muri local. No, habaye occasion nyinshi zo gusura abakinnyi haba ku myitozo ku kibuga nzove mbere ko bajya muri local no muri local abayobozi bose baratumiwe umunsi umwe bajyayo. Ntekereza ko muri izo occasion zose hari imwe nibura ashobora kubonekamo mbere na dommage ko ataziboneka. Ntabwo turi biganiraho mbazwa ibibazo. Ntabwo turi biganiraho mbazwa ibibazo. Oya kandi urayizinze. Ntabwo turi biganiraho mbazwa ibibazo. Ntabwo ndi buhatwibazo. Ntabwo ngiye kukubaza. Urayizinze ariko nje ntekereza ko kuri izo occasion yose yagomba kuboneka nibura. Kandi nubundi nticyabanje kwiruhuta se simbibona. Nticyaba gikomeye utabonera igisubizo. Ariko iryo kote ritunguka ni ryande? Ritunguka aho mbona. Kote ritunguka? Iryo mbona hirya yari shaje. None se ko ntari kureba umuntu urimo kandi be ku mafoto ya Sadate ndabona risa n'irya Jean Fidèle yari kuri match of course obviously. Reba muri ayo mafoto urahita Kanyarebe ariko Jean Fidèle yari ahari cyane rwose. Jean Fidèle we nta occasion nimwe ni irya Jean Fidèle. Reka mbaye ifoto ari kumwe na Sadate Munyakazi. Ni amafoto meza cyane ateye ubwo. Sadate asigaye yambara nk'abayirwa muri Saudi Arabia, asigaye yambara nk'umucuruzi wa peteroli. Yego, Sadate nagacyambara nk'abanyarwanda kare. Sadate asigaye yambara nk'abacuruzi wa peteroli muri Saudi Arabia, kabishywa akunda kujyayo kenshi. Magnifique azamure noneho iryo koti ko bivugaga ni rya Jean Fidèle wa Yesu. Kigiza cyane ariko ni amafoto ya Rwanda Magazine. Uriya mwanya uri mu busa nuwa chairman Muvunyi. None se Tadeo yarategereje Muvunyi cyane bashyizeho hariya bama invitation baravuganye se ibyo byose perezida w'urwego nka board nka Lorenzo uri muri Rayon. Ntabwo Rayon nyirimo gute se? Ntabwo yaramuhamagaye anamubwira ati dufite invitation yawe hano, aramubwira ati kandi twaguteguriye intebe bityo rero twayiteguye ahari. Noneho umubyeyi Paul Muvunyi amwemerera kaza. Nta twaguteguriye intebe. Abayobozi bo muri board members bafite groupe. Iyo groupe nyuzwamo ubutumwa wagenewe, invitation zibagenewe. Occasion ya mbere batumiwemo yari yo kujya kusanya prime kuri local, abandi bose bagiyeyo, Muvunyi ntiyagiyeyo. Kuri match of course ububizi ni chairman ntabwo akeneye gutumirwa kuri match. Chairman isa akeneye gutumirwa guteka arabi nyine umwanya urahari nyine. Niwe muyobozi mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Niwe muyobozi mukuru umuryango wa Rayon Sport. Nta invitation bisaba, nta accreditation bisaba, nta kintu na kimwe. Ntacyo kameme ntacyo. N'umuyobozi wa board nebe urayibona ko ari muri center. Urabona ko iri hagati, yari hagati nyine y'umuyobozi uhagarariye Ferwafa. Perezida wa Ferwafa ntiyari ahari, hari umuyobozi vice perezida wa Ferwafa na perezida w'ikipe. Umwanya uri hagati no w'icyubahiro no chairman wa board. Biri obvious. Mukomeze mutegereze. Nibakomeze bategereze. Nabo bamekinze sure ko ntawe uri buyicaremo match ngirindi irangira. Rayon Sport hari igihe kigera kubera igihari
bakagira ibyo bahitamo gutuza bagaceceka bakigira nyoni nyinshi reka ariko mvuga ariko ntabwo bikuraho igihari ibyo ntibishobora gukuraho igihari kugira ngo murenzaho wera iki kare mu Nyarwanda wera ibijumba bashoboraga kurenzaho ntabwo bishoboka ntabwo abantu bose bari muri iyo bishimye mu bantu nabonye bari bahari wamenye se ko Prosper yaragonze abantu ku muryango oya ntabwo nayimenye nabonye yinjiye ngewe ntabwo bashatse kumwangira kwinjira kumuhagarika yarishyuye cyangwa na sinzi ibyo ari byo ariko icyo nzi umuyobozi ni vice president muri Rayon Sport ni vice president hari abashatse ngo kumwitambika nyine yari afite tike cyangwa yari afite invitation ntabwo mbizi ariko icyo nzi cyo perezida yari yabahaye ubutumwa ko nta invitation ziri butangwe abantu bose bagomba kugura amatike abo wa mbere mu kuyigura perezida Tade ko ari kuha message ngo bagure tike nkuko nayo babwiye hano uyo kondisi itarebaga n'umwe ni chairman w'ikipe Bwana Paul Muvunyi nubwo nawe yayiguze akayiha umwe mu banyamakuru ariko akayiha umunyamakuru nubwo nawe Muvunyi nawe yayiguze akayiha umuntu umwe kuko utari ngombwa udafite amakuru none se wanyomoza gute yayihaye Ricard se oya ese ndabivuze none se ikintu navuga kuri Muvunyi wanyomoza hoya ngo nubwo nawe yayiguze akayiha umwe mu banyamakuru none se ukumakanya ko yayiguze cyangwa ukumakanya ko yayitanze akayiha umunyamakuru nizere ko utagiye kumpakanya keretse niba uri spokesperson keretse uramutse uri spokesperson nta makuru nari mbifite ngeronya mbifite amakuru ni inkuru yawe ntago ni inkuru yanjye ariko we nkuko nababwiye hano ariko goraspekiye kuko ntago ntibuvuze itike yarayiguze sibyo yarayiguze agomba kuza se kuba yaragomba kuza nyamakuru mfite ya nyuma ku byavugwaga ku munsi ubanziriza match ku byavugwaga kandi inkuru ahantu yizewe yego nuko yari afite abashyitsi ari kumwe nabo mu Kinigi atemeza ko atari buze ariko kuza atabihaga amahirwe menshi sibyo yego ariko muri pledge yo kwishyura iriya ntebe yego amakuru avuga ko tike yari yayiguze akagura tike afite na invitation yo kwicara muri iriya ntebe se birashoboka Sadat ajya azigura afite na invitation perezida w'ikipe Tade yarayiguze kandi ni utanga invitation so no gutanga urugero no gukusanya amafaranga y'ikipe obviously icyo nzi keretse utazi Rayon Sport aho ukomeze tubwire kuri ibyo bya Prosper kuko numva ari agashya ntabwo nari mbizi uko byagenda kose simbona Muvunyi nta simubona yaza kwicara hariya simubona kuko reka ngo urugero rutoya board Jean Fidel ntabwo ari muri board ya Rayon Sport arimo Sadat ntabwo ari muri board ya Rayon Sport barimo de facto kuko naba ex president bafitemo iyihe myanya bari muri board na board members wari uzi ko vice perezida wa board yari ari hariya vice perezida wa board ni Rwagacondo ari nawe uba perezida iyo vice perezida yego yari yicaye ntabwo nabonye intebe yari yicayeho njye nogeje match ntabwo narebaga muri VIP n'iyi foto nyibonye nyine kubera ifoto aha rero ubisesenguye wabyumva tubwire none se muri protocole ya board Jean Fidel yakwicara mbere ya vice perezida wa board muri protocole ya equipe perezida Tade ngusubize inyuma gato perezida Tade twayivuze hano yavuze ko abantu aba VIPs kuri match bafite icyubahiro bafite n'umwanya umukikije umugaragiye n'abazamufasha gutegura match no gutuma equipe yitegura neza ikiraho rero ni nko kuvuga ngo nawe se ukabya producer nawe ukabya producer ngende umunyamakuru ngo nyene kubya producer cyangwa bisesengure uzi inzego uko ziyoborwa n'igihugu n'ibindi byose muri buri rwego icyo bita umuyobozi uri legitime watowe yego ubwo muri logique iyo ni imvugo ikwiriye
perezida amaze iminsi ari perezida Tade ibi amaze iminsi aganya ko hari abantu bamutereranye sibyo bityo rero wakavuga ko abaha agaciro ari abari muri hafi bari kumufasha. Ubu nawe uyu muha amafaranga menshi kuri match ya Singida niyo mpamvu ari kugendana na Ngufu Jean, niyo mpamvu ifoto yose ya Tade akenshi mu gutegura izi match yabaga ari kumwe na Ngufu. Nibo ndagusubirisha fact, niyo mpamvu amafoto hafi yose mwabonye mu gusura ikipe, mu kuba hafi ikipe n'ibindi byose, amafoto menshi yari kumwe na Ngufu Jean. Kamvuga utari muri board Ngufu Jean yari muri hafi mu mbwirwaruhame yakoze, ari asura abakinnyi, wajya mu vice president kubera iki aramufasha mu buryo bw'amafaranga. Bivuze ngo icyo yashyize imbere muri iki gihe abiteguye kumufasha mu buryo bw'amafaranga nibo erega ntago icyo turimo turibaza Lorenzo, ariko yishyuye Selemani we ntabwo ari mu bimwe mwanya w'icyubahiro kuko turimo turabona ngendemo ndabaza wenda Rwagacondo we ntawe ufite hari ibyo turabyemera, ariko tuvuze waguze Selemani tujye twongeraho amateto y'abagabo barayakoreye. Hari ibintu nyine tuganira Dr. Rwagacondo hari igihe tuba tuganira ibintu nyine nk'abanyamakuru, ariko buriya abantu batwumva nitwe dukwiye kubigisha. Rore, iyo umuryango wicaye ugatora abayobozi sibyo, ntabwo uba utoye umuntu umwe, uragutora ugatora abakungirije, ugatora izo nzego zose. Ntabwo rero amafaranga Lorenzo yaguhaye cyangwa Karenzi yaguhaye ashobora gusimbura sibyo abanyamuryango bicaye bakagirira icyizere kanaka. Yego, ntabwo inshingano ze zikwiye kureberwa mu mafaranga yatanze on a particular game runaka sibyo, kuko aho niho hazira iyo bijemo bimeze nk'aho ari ukugura ibintu runaka. Nshobora no kuza nkabikora atari urukundo atari n'ikindi, ngira ngo gusa nsuzugure Rikari nkavuga nti no ndatanga 5,000,000 kugira ngo nimure Rikari mu nshingano abanyamuryango bamutoreye, mpabwa agaciro kumurusha. Yego, that is wrong. Ibyo ntibikwiye, nta muyobozi ukwiye gukora gutyo. Icyo biba bivuze sibyo ni ekipe nigiye uyifite sibyo, kubw'iyo mpamvu ndica nkakiza, ndakora ibyo nshaka, mpitamo ufite icyubahiro, mpitamo nshaka guha icyubahiro, ungenda iruhande, mpitamo icyo nkora. Wowe Prosper waza ntuze kureba no kuri vice president wanjye je m'en fous sibyo, wowe Rwagacondo no kuri vice president wa board ntacyo bimbwiye, urumva? Wowe kana oya, ntabwo ibyo bibaho mu miyoborere, keretse ibyo byakorwa wenda na KNC yakiriye match bavuga ati ikipe yanjye niyo wenyine, ni yanjye, ndaza gukora icyo nshaka. Nta vice president akeneye, nta mu vice president, nta nabo tuzi Bagasogi, niba banahari ntitubazi. Ko naguciye mu ijambo, hano mfite tike y'umufana waguze tike ya VIP ikiri ku 70,000, twabanje kuri 70,000 mbere kujya ku ijana, ariko agira n'uruhare mu gutanga prime. Abantu bose bitabira invitation yo gutanga prime bagapledginga bakiyemeza prime, bose bahawe invitation muri ya myanya y'200,000. Ayo ni amakuru ngo abantu Rika biyemeje gutanga prime bagapledginga kugira ngo byabereye harya byabereye hera n'ubu byarabereye mu Karumuna hari bose abiyemeje gutanga prime malgré y'amatike baguze bahawe invitation za VIP. Urumva gusubiza hanze kwangira kwinjira ku denying access muri VIP uyu mugabo Prosper nuko atagaragaye mu bantu biyemeje gufasha equipe mu gutanga prime, ntanagura iyo ticket. Icyo urimo kuvuga uri kugarukaho kimeze nka scandale kuri equipe yakiriye umukino ifite
yemereye kugira aba VIP shaka n'abatumirwa yifuza kameme ntabwo Prosper yeguye ntabwo yigeze yegura ku nshingano ni vice president direct wa Tadeyo cyane aramutse atagaragaye muri gahunda zo gutanga prime n'amafaranga tuza afite Tadeyo agataka ko nta kintu amufasha natwe tubibona ni ibintu twanasesengura nawe tukamugarukaho